dusaba ubwo rero nibiraba kimwe kimwe abantu tubibasabe natwe tugira ibyo tubaha dani bibe ibintu byahatari kandi turabizi ko byanga bikunda bigomba kumera neza hanyuma tujye no mu yandi makuru nahoze mbona hari byinshi biri kuvugwa uyu nguyu niwe uherutse kwegukana Miss Worlds n'umunya Thailand akaba yitwa Sushata aherutse gutwara ikamba ubu rero nabonye hari amakuru agaragaza ko we n'igisonga cye cya mbere bari muri Tanzania abenshi nabonye bari kubihuza n'andi makuru avuga ko bishoboka ko iki gihugu gishobora kugira amahirwe akomeye cyane yo kuba cyakwakira cyangwa se cyagira ibirori bya Miss Worlds mu bihe byashize ngira ngo murabyibuka hari amakuru kandi rwose yarageze kure ku buryo abantu bavuga ko ibiganiro bigeze kure hari amakuru yavuga ko u Rwanda ruzakira iri rushanwa kandi rinakomeye cyane ku rwego rw'isi ariko nyuma yaho uwitwa Prince Kid atariwe muri yombi akaza gutangira gukurikiranwa byaje kuza kuba amasigara cyicaro inkuru yabaye amasigara cyicaro kandi impamvu inganururo ariko ikanumvikana ubu rero abenshi bari kubihuza cyane nayo mahirwe Tanzania yagize yo kuba yagendererwa na Miss Sushata na mugenzi we uyu nguyu akaba ari wambaye kamba kugeza ubu ngubu rya Miss Worlds n'umunya Thailand kandi unafite ibyiza byinshi yahizeho abandi amakuru rero rwose abantu bari gukomeza kugerageza uko bayahuza cyane abakurikirana ibyiri rushanwa rikomeye ku isi mu bijyanye n'ubwiza aho bari gukeka ko bishobora kuba byaganisha iki gihugu cya Tanzania ku kwakira Miss Worlds ibiganiro bikomeje kugenda uko abantu bari kubibona gusa ntacyo igihugu cya Tanzania kirabitangazaho mu buryo burambuye ariko nanone ntekereza ko mu minsi iri imbere turaza kumenya se ubundi urugendo rwe cyangwa rw'aba banyampinga ruteye gute byinshi biraza kugenda bijya hanze umunsi ku wundi ku rundi ruhande ariko kuva yatorwa urugendo rwerekeza muri Tanzania ni urwa kabiri uyu mu Miss akoze nyuma yo kuva muri Indonesia aho nanone yitabiriye ibirori byo gutora Miss Indonesia 2025 urugendo rwa kabiri reka dutega amaso turebe icyo rugomba kuvamo hari ikibazo nshaka kubabaza abantu barenganye barenganurwa gute barenganye mu buryo mu buryo bwa service sinzi naho mutabonye ku mbuga nkoranyambaga inkuru yavugije abantu benshi hari ubukwe buherutse kuba bw'ibyamamare bwa Miss and Mrs Musemakweli urumva bubera hara ku Kibuye muri Chateau de Marara harya yanzuye amateka yego bari bambaye neza basa neza ariko uyu munsi birimo n'abana bakati hitabe n'aba celebrity batandukanye ba Naomie n'abandi so umunsi twatangajwe no kumenya amakuru ko service bishyuye atariyo bahawe ariko nabo ngo ntibishyuye hari indi version kandi gusa ni version wabonye nabo ko batishyuye miliyoni 5 ikintu banasuye leta abantu bakoze ubwo bukwe bari gusaba ko babasubiza amafaranga ihemagogo tubivuge tunabireba tunabiganireho reka nyigwe kuri ntuza uyimere magogo kuri WhatsApp hanyuma Clarisse azaniyo version nayo twumva ibyayo ni n'ubukwe bw'abasportif koko aho rero biramahire kuko tugiye abaheruka kubona Shan niwe watangaje neri 3 kandebe neza kuri Gorilla uriya mugabo twayibagiwe gute inkuru sinzi ko twayibagiwe gute uriya mugabo nyiri kiriya gikwe niwe mu mpapuro uyobora Gorilla Football Club kuko barabizi yuko ntabwo ayobora ekipe uyobora niyo shampiyona bari gukina bavuga ngo Haji uyobora nanjye kuvuga ngo uyobora Premier League ariko n'ubundi nabyo numva babyita Premier League Rwanda Premier League urumva kuba ayobora Rwanda Premier League ntabwo yagira ate ntabwo yayobora ikipe ntacyo kamuhega ubwo rero ntibitubuza ku cyangwa gakore screenshot kamuhe nyine ntabwo afite quality nziza quality ku buryo bitasa gusa kari butubwira uri kubyumva ndi kubyumva
Yo ndabyumva rwose. yitwa Masengo Tansele Eh. na Kaezu Jean Bosco Okay. ababonye ari ayo mafoto umuntu wabakiriye umuntu wa Magogo nayirebe dore niyi uyu niwe nyiri kiriya gikwetasha niwe Shani. Okay. uyu akaba ari umuhungu wa Haji udaheranwa wavuze ngo ni abantu bameze neza yego udafite ikibazo na kimwe. ubwo rero abantu bakibaza kira ni kijumba se wanze oya hariho n'akanuza akisubira si ukubeshya we Oya. buriya byarabaye ntabwo ari ukubeshya. ni amafoto ya nyayo hari abantu nzi batashye buno bukwe wa account ni ya nyayo se ya Jolly. none se njye ntabwo ndumva neza ntabwo ndumva neza ibyo bishyuye barezimye babateye ishoka babahaye ibitajyanye n'ibiki aho ngo baraye ntabwo byari sawa gusa numvishe ibintu byinshi ngo umuriro waragiye isuku ngo hafi ya nayo iriya nzu tuzi yamamaye mu myidagaduro mu mavidewo bigeze ngo kuri breakfast baba irindazi n'iki ngo na potage kandi kurara ngo ku ijoro rimwe niba ari amadore magana ngaya cyangwa nibyo bumvikanye mbishake nabisomaga wowe tubivuge tunabibona ariko nanyereka nibete hano inyuma hari abantu 10 uzana icyumvirizo nzi bari kuko njyewe nawe nabonye birimo birasa ibi koko nibyo nzana icyumvirizo ariko nanone Clary ntabwo wakwifata ngo ujye kugira biriya bintu bafite n'amafoto na hariya ahantu ikibazo banza tubwire Tasha none ikintu ujye cyandenze ni ukuntu Naomie nawe yararima avuze ati njyewe noneho mvuze ibaze njyewe mvuze kandi ubwo bukwe nubwo abanyemari bukaba ubw'abantu bari mu myidagaduro no muri siporo amafoto wabonaga ari ibintu bidasanzwe none se iriya nzu service ukuntu bimeze yego urumva nyine uyu yitwa Josiane nawe ari mu bafamily ni murumuna wabo ni umukuzine wa Naomie ko bahuriye muri Mackenzie yego kagira inkuru reka tutega amatwi ngo barifashe babukinga ahari ahantu hose irambutiriho iriya nzu yose babukinze iriya chateau ni urumva wafotoye ko mbona yashyizeho n'umubura karagasimba ni kipenda sukari gikurikirana hari ibintu biryoshye urumva ngo mu ijoro rimwe na amadorari 220 ku cyumba yego byose rimwe harimo byose by'includinzemo breakfast lunch na dinner ariko ngo price online yari 200 ku ijoro bivuze yuko babacaginze menshi kuko batakoze ariko bameze neza barishyura n'iki nirabaye reka dukomeza ibintu bishyushye then mu gitondo ngo babyutse kujya gufata breakfast babacaginze amadorari 35 ku muntu ubwabyo akenshi igiciro bibari urumva breakfast at least usangiriwe bantu barabacaginze ku muntu amadorari 35 urumva hazongo nako kapenda sukari nyine ubwo nako barakishe mu byo bishyuye ikindi ngo kapenda sukari amatango babahaye yarapfuye nabyo narabyumvisha kuryo ngo rumwe ngo wagize ikibazo aza kubivuga aranabibabwira avuga ati ngo twihangane ngo tubazanira amata y'inyange aribaza se ayo mwaduhaye kare yarayiki no wasanga arayinka nyine isanzwe nta wamenya urumva none ikindi kintu ngiye cyane sinzi ariko biratangaje ibaze iriya nyubako ukuntu imeze harimo nani bahita gutarya ipasi ngo amapasi 2 ekada ese aya ni amakuru baguha inbox cyane umuntu abinaze hanze yabyanditse uyu Josiane biri kuri ntuza yiwe nawe ari mu batashye ubwo bukwe ari muri ba Mackenzie yigo hari mu batashye ubukwe anafite podcast yitwa ngo The Moment with Joe uwo mukobwa bako nawe afite izina hano hanze urumva hano ku mata urumva ngo bongeye ngo bishyura andi mafaranga make urumva kandi ngo n'amazi nayo barayasabye nyine urumva ariko ngo bongera amafaranga ngo 4,000 ku mazi abandi babacumbi 3 urumva kadukomeze tugende tugenda ahandi ikindi ngo izo rooms bari bafashe na housekeeping yari hari bantu bazanye bagakora amasuku urumva ngo ibyumba byasaga nabi kandi bari bahari for the rooms for 3 days
ku minsi 3 ariko ngo akantu k'ipasi nkageze gusa bafite ngo amapasi 2 muri hoteli yose ngo natanze ikanzu yanjye imyenda yanjye ngo bayitere saa 3 za mu gitondo ingero saa 9 ntago yahiye shawa ntago zakoraga ntabwo zakoraga neza amayishime byari ikibazo kunumva babihije igikwi cy'abandi se niba ruko byaje hari ngo udukoko twinshi cyane aho ngaho mu byombo none ibaze ko ngo aba guest bandi ngo basabwe ngo kwishyura andi mafaranga kugira ngo baterere imyenda bamwe bishyura 2 abandi bashyura 5 abandi 1,000 bitewe nyine n'uwabajije byanze bikunze uzi ikintu ngiye mbona no kuvuga ngo iyo ahantu nka hariya hazwi hanafatwa n'abantu barenze umwe ahubwo ahantu abantu bafite nyine mbanze nkubwire urumva ahantu abantu barenga 200 bemeye gufata umwanzuro yuko ariho bigomba kubera kuko byanze bikunze ntago ari umuntu umwe wafashe ngo agende afite abantu yagisha inama arantu rahazi yego ndahazi byanze bikunze mu masezerano bagirana n'iriya hoteli aho bagomba kubikorera harimo ibijyanye na service kuko numvisha ibintu byose babibukinga before y'imisi 5 nibura kugira ngo ibyo mugiye kuhakorera muzabihakorere bahabukinga ngo habura imisi 5 kugira ngo babihakorere kandi mu masezerano ugomba kugirana na ba nyiri hoteli haba harimo ibijyanye n'izo service zose ibwo nimba ari uguteka amafunguro bazafata ibyo bajya akavuga ati rero nimba mukeneye ibi mwege nk'itsinda riri kubitegura mukamwifuza ko tuzabaho ibiryo bimeze gutya nyine biteguye gutya amafunguro ateguye gutya ibyo kunywa biteguye gutya mubishyira muri kontra mugiranye rero nimba batarabigenjeje uko biri abangaba bafite impamvu ifatika yo kuba baragiye kure baratanze igitekerezo cyabo CV yiwe yayivuze Kalisa wamwumvise aba n'abantu badafite ikibazo na kimwe rega Batashye kuba bano barabivuze suka ari bo bwa mbere nkuko nabonye bavuga ngo hari n'abandi ngo byabayeho byanze bikunze ahubwo abangaba bagize ubutwari bwo kuvuga ngo twe ni tutabivuga turi aba celebrities tugabwe tubibona hazaza n'abandi nabo ibindi bintu nabonye kuko hano ngera gusa nimba byaragenze gutya byanze bikunze bafite amasezerano n'iyo hoteli ariko kuri IG ahantu bagiye bakomentinga avuga ati natwe ibyo bintu byatubayeho umva ko ntago ari ubwa mbere yigo none ikintu kirenze Naomie yaje gukora post avuga ati ibaza abantu bigeze n'abantu batangiye kudukangisha ngo turabarega mu nzego kandi mwaraduhaye service mbi urumva ko ni case idasanzwe nabonye andi makuru niba ari nabonye iri hanze nanjye rero nabonye hanze ngo nabo ntibishyuye ivuga ko ngo bafite umwenda wa miliyoni 5 ngo batarishyura ibyo nabibonye ariko se umwenda wenda we ariko ubukwe ntabwo uhita wishyura amafaranga yose 100% si wishyura igice andi ukagira nyuma hari amabuking akorwa noneho mugatege surtout nka buriya twavuga ko nyine bwari abatarishyura nabo bakoze ibirori urumva ba nyiri ubukwe bafatiye en charge everything rooms ibyo kurya byose byari birimo ari iyi couple ya Shan n'umugore we noneho impamvu nyine badata bishyura yose nuvuga ngo nyine tuvuge wenda ngo wagiye guteresha ipasi laundry baraza kuzamukana facture babwira bati facture yakoreshejwe nubwo wenda twamuciye 2,000 gutya totali ni 1,100 ya mata twongeyemo bimeze bityo kuko ngo kuri yo case y'umuriro hari igihe cyageze ntabwo nibuka neza ariko ngo bivugwa ko ari papa w'umuhungu watumije vanani generator ituruka Kigali nyanyagira yiruka ariko kibuno mama go kuko babonaga umuriro bitangiye kuba bibi amafoto ndabona bari kubeshya atarayayo rwose yasha nibyo kameme nongereka no bagerezo batugaburiraga za matimba bibaye yari ibyo byabaraga none se ratakarari ukurikije n'itangazo bari abasoye ikibazo ndi kwibaza nabo bari kubahima ko batabishyuye amafaranga cyangwa nabo babivuze kubera ko babonye ko babashyize hanze ko ibyo babahaye service babahaye atariyo nose bikavugwa n'abantu barenze batandukanye batari abangaba bavuga ko nabo iyo service bayibonye kuko nabonye bamwe barabreminga ngo baba celebrities nk'abo babivuze ngo nuko bazi ko bakunzwe bavugwa gukeno ki bashobora kuvuga bikijyana ariko iritavuze umwe
biragoye ariko nimba koko ari byo iyi hoteli nayo ifite kwisuzuma kuko hari igihe abangaba bo baba bananiwe kwifata bakagaragaza amarangamutima yabo kubera serivisi bahawe n'ukuntu bari biteguye iyo bazahabwa buriya karari hari ukuntu umuntu akwezezekera akubwira ati njyewe bizagenda gutya mbese nibuka ko hari story yawe nawe bimwe n'imwe umuntu ugeze kugutesova ukavuga ati mana aby'amafoto ntabwo cyane rwose amafoto ibaze ku kantu k'amafoto katumye wumva umuntu akudesobye kure ibaze none umuntu akudesobye ahantu hazaza abantu 200 babijeje ngo ifunguro ry'ahangaha riba rikamakaboyida abari gucya rimeze neza riteguye neza serivisi ni namakemwa ahubwo wagera ugasanga kuba namakemwa nibo yego kandi wabivuze mbere yo kujya ahantu urabanza ukabaza amakuru nese ahubwo nanone nankibaza habukinze online nkuko bitangazwa ngo hano ngo bahabukingire online ngo nta muntu ujye ngo agere kwitera rebe ngo online ngo bari 200 mu gihe utabukinze online bikaba 200 nayo mbisomye nta tere yigeze bose ngo bagereyo barebe ukuntu hameze nanone kameme ntabwo wajya kuburyo dukome n'ingasire ndabona bizasaba ko tunagerageza gushaka kuko kumenya ukuri neza ijana ku ubuvugizi kugira ngo iyi hoteli nabo bagire ibyo bavuga byaba ari ukwiba abantu no kubabangamira ariko biragoye ko abantu babaye miss Rwanda babiri baza bakifata kugira ngo basenye hoteli kandi ari bimwe mu byiza bishobora gutuma igihugu kinza ko nimwe si hoteli y'inyenyeri 5 urumva iyi bayita Chateau Lomalala ikaba iri mu nzu ngo rwose zubatswe buzungu nibyo zubatswe buzungu abakuru ndabona agaragaza ko ngo hari n'ibyumba bigera nko kuri 23 byose hanyuma ikindi nuko ngo urebye mu Rwanda ukareba uko yubatswe ukareba nyine uko designinze uko ikoze nimwe muri hoteli umuntu yavuga ko zifite ishusho nk'iyi Burayi kandi zinahenze uramutse ibajije rimwe amadolari 200 zinahenze rwose uramutse ugiye kujya n'ibiciro wayamanika ariko ntaga amafaranga make nago iyi hoteli nago yaba ubundi ndabona wajya ni imvanye cyane umushiriro wagenda munyemo nk'isombe wagira ngo ni sosi bakore irimo soya sosi nyinshi bamenye bashyiraho ikintu cyatumye avuga ati ibi bintu bishobora kuba ari byo mu bitabiriye ubu bukwe harya yitwa baby w'inzobe umugabo w'umumeti ego yitwa nibo banyiri arya tukorana nabo ibi bintu by'aba betinga kunca mu maso Isimbi modo ese ngo nabyabishizeho ese amwandikira mu gikaravuga sa kugira ubivuge en public urabizi ngo ujye kubicira CV branding n'iki ndavuga no hano harimo ikibazo ninde wandikiye undi uwo Isimbi nyine urumva uyu yakimara kubishyira hanze sibirihera kaze uriya mukobwa kwa Josiane undi yamwandikiye avuga ati nyine ko yabishyize hanze amuga nkaho bitari byo kubashyira hanze kuri somehow njyewe yamanya data njyewe ku rundi ruhande ngende kumwe nawe na Isimbi gute nuvuga ngo yes hari icyo nemera nuvuga ngo ushaka gukira ntuzarayirata n'icyo ariko bigeze babegera ati kuko ushaka gusanga hari ikibazo rigacyabaye birashoboka kuko nkuko ukuntu mbibona nta kibazo cyabaye twe kubivuga ku ruhande rumwe gusa aba bakobwa ukuntu tubazi sibyo aba bantu ntago ari abantu batari smart nyeka ko habaye ikibazo yaza kegera ushinzwe iyo nani reba igihe ubukwe bwabere kuki bigiye hanze uyu munsi nijoro kugaragara ko ari ikibazo byo ni ikibazo kuko nta kavugirwa gusa nyeka ko wenda baba approachings ahubwo nanone tugerageze no guha umwanya abanyiri hoteli kugira ngo tutaza kubacukuriraho umwobo ukomeye cyangwa se kubatemeraho akaruru utega wa mugani kandi wenda nabo bafite uko bakwisobanura ese muri yaba ruwa hoteli yasohoye hari aho benda bigize bagaruka kuri icyo cyangwa nabo bagarutse bashaka kugaragaza ko batarishyura n'abanyiri ubukwe bashyize hanze bari gusaba ko babasubiza amafaranga biraza gutuma dushaka ku ruhande rwa hoteli nabo ati Mr and Mrs musema kweli ndi kumwe nawe ubwo ni refund and compensation ese wajya kwandika ileta ibintu bidakaze ntacyo ubwo tugerageze n'ejo tuzaha abantu kuri guhagize kuko nabonye mu kanya gato Magogo yarashyizeho comment ya Inyashya cyangwa se
Ignatius umwe mu bantu nabo batajya barya imboga. usibye n'ibyo Kabagambe afite nabyita nka kampani igendanye n'ibi bintu byo ku abantu bahawe serivisi mbi nicyo kintu nacyo kibazo Tashe yahereyeho baregahe bakora iki ibintu nk'ibyo kandi bimaze kuba umuco babifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe na comment yavuze ati buriya se no muri 5-star hotel breakfast yaba amandazi ati gukora ati cyakora iyi ni serivisi y'amandazi pe ati Chateau Le Malala ibiberamo imbere ntabwo bihuje n'ishusho yayo inyuma inyubako ni Palace ubwo nka za Birmingham Palace n'ahandi atariko serivisi karabaye ati ifunguro okay no kwa mama Jackie ubuse koko sinzi ukuntu ngiye biri bugende no ariko byo ntago ari byo niba umuntu yishyuye serivisi ugomba kuyimuha ujya kwishyura ikintu wabanje kumenya ikintu ugiye kwishyura ikintu ariko ngewe kamwereke nimba bano bari bakoresheje ubukwe nimba bari gusaba refunds ni ukuvuga ngo byanze bikunze nuko babizi ko bafite icyizere ko bagomba kwegwa kuko bafite amasezerano bagiranye na hoteli ajyanye n'ibyo bazafata n'ibyo bazakonsoma. Reka tuze kureba ukuntu twazashakisha ku buryo bwatworohera nanone ikindi gice kuri ba nyiri hoteli cyangwa se abayifite mu nshingano bayigenzura kugira ngo twumve nabo imitangire ya serivisi yabo aho yerekera. Gusa iyi hoteli twari turi kugarukaho yitwa Chateau Le Malala ikaba iherereye mu kagari ka Kibuye ni mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. ni inyubako ifite umwihariko w'inzu cyangwa se w'inzu z'i Burayi kandi nanone ni nayo ya mbere. Yego twibazaga mu kanya gato kuri ku gitekerezo cya Kabagambe yashyize kuri X ye. Yego hanyuma nababwira ko hari uburyo yatangije navuga urugamba rujya gusa nk'ibyo Tashe yatangiye tubaza nanjye nicyo kibazo ndi buhereho mubaza turamufite ku murongo wa telefone. Kabagambe mwiriwe neza. Mwiriwe Kuri. Tashe atangiye tubaza ubwo turagendera kuri kiriya gitekerezo kuri iriya nyubako yatanze serivisi zitari nziza cyangwa se hoteli. We atangiye baza ngo umuntu aramutse ahawe serivisi mbi na hoteli cyangwa ahantu runaka yarari station se n'ibindi ubu ndavuga ya essence hari ahantu agira mu by'ukuri ashobora kuba yarega cyangwa kubariza. Ngewe okay usibye kuba ndi impirimbanyi y'imitangire ya serivisi kugira ngo izamuke mu Rwanda iwacu by'amategeko buriya nta nubwo mbizi cyane ariko hari ikintu kimwe cyo nakubwira nibura mu myumvire yanjye. Yego ngo uwaguhaye serivisi ushatseho umurega uwaguhaye serivisi mbi. Yego imbi ntunyurwe ntushime ukababara. Ubundi ibyo ngibyo ntabwo bihagije kuba umuntu yabijyana mu rukiko ngo arege. Ariko ushobora kubijyana ahabaye hari nk'urugaga nka association ya hotel industry abantu b'amahoteli wabijyana ugatanga icyo kirego kuko ndibuka njya aho byatangiriye mvuga kuri ya gahunda y'Ihuye. Hari abantu bambajije kandi bo mu rugaga rw'amahoteli kuko bo bajya bagira uburyo ba holdinga each other accountable. Ariko ugiye nko mu rukiko ntago nzi niba hari icyo wakuramo kuko buriya nawe sinzi niba hari itegeko yishe mu buryo yaguhaye serivisi mbi. Hari ibyo wemeye akenshi urazi ko nta naho biba byanditse wenda ngo urasinye nawe warasinye ngiye kuguha ibi noneho waza kubyakira niba ari ibiryo bimeze gute cyangwa amata ameze ate cyangwa ji imeze gute mwayidefinishije neza uko iri bimeze wasanga itameze ko hanyuma akabahisha itegeko ukaba wamureka nta contract ziba zirimo wishyuye mbere n'ibintu ubundi
abirinda gutanga serivisi mbi akenshi ntabwo bakabaye batinya itegeko, ahubwo bakabaye batinya ibingibi birimo kuvugirwa hariya ku mbuga, inkuru ikaba yabaye kimomo. Yego. Bakamenya iyo bamenyekanye nabi barahomba Clary. Barahomba kuko watekerezaga kujyayo, yaba uwo mu gihugu yaba uwo hanze, biriya bintu bya reviews birakora cyane, bariya abantu bibagiraho ingaruka. Yego. Ubu rero utanga serivisi ntabwo yakabaye atinya ko bari bumurege mu rukiko, aze kwishyura amande, aze gusubiza ayo bamwishyuye, ahubwo yakabaye atinya potential client ushobora kumubera umushyitsi ejo, wahakorera ubukwe wundi ejo, akaza gusoma biriya yabinyuzamo amaso akabona n'ukuri, agahita yumva atakigiyeyo. Buriya niko utanga serivisi mbi, nuko nguko ahomba, ni n'ibyo ngibyo aba akwiye gutinya. Nicyo kimwe n'ibyo kuri sitasiyo nk'ibyo wari uvuze, numa serivisi mbi kuri sitasiyo nkabivuga. Umva ahantu rero turimo kugera ni heza cyane Clary. Yego. Ni heza cyane kandi mujye mubishyiramo imbaraga cyane. Service tujye muri gahunda y'uko abantu b'i Rwanda bahabwa serivisi mbi bajye bahaguruka bavuge, bave muri ibi bintu byo kuvuga ngo nguvuze ngo avangiye business y'umuntu, ngo yashoyemo amafaranga menshi. Ushora amafaranga amamiliyari ahantu nka hariya, unanirwe gushora kimwe cy'ijana ngira ngo cyayo mu gushyira kwangaja manager w'umunyamwuga uzi kumaneginga, uzi kwita ku bakiriya icyo ari cyo, unanirwe kuyashora mu gutraininga abakozi, kubigisha customer care na service muri rusange. Ni ukuvuga ngo ibintu biba byakwihishe. Ntabwo rero umuntu niwe uba yihombeje, ntabwo aba ahombejwe n'ubivuze n'ababishyize hanze, ahubwo twebwe turimo kungura igihugu. Iki gihugu cyacu kirimo gutungwa cyane n'abantu bakigana, abantu bagana mu Rwanda. Tuba dushaka ko bahatinda, bishyira amafaranga menshi, bazanagaruke. Nitubaha serivisi mbi ntabwo tuba turimo kubaha impamvu ituma bagaruka. Kandi Rwanda is a service sector industry, MICE nicyo bivuze. Turashaka abantu ko bazajya bahabwa serivisi nziza. It's a matter of bread and butter. Niho nyuma ya agriculture service ni itunze u Rwanda, ntabwo ari ibintu byo gukina. Yego. Wabikomoje uti uri imirimbanyi yo guhabwa nyine iyo serivisi nziza, byanatumye ugira igitekerezo cyo gushinga GCI. Ubundi nawe bijya gusa nibi byari byatewe no guhabwa serivisi mbi. Hari n'abantu babona yuko kuko ari nka mugenzi waba babishyize hanze wavuze ati oya, ntabwo mwakagombye kubivuga uko byagenze, mwari wenda kwegera ba nyiri hoteli mukaba mwabanza kubabwira wenda ibyabaye. Ayiwewe ibyo bintu umva reka nkubwire. Ibyo uriya muntu wavuze biriya bya harya ni Chateau Le Malala. Yabisobanuye neza, urumva. Nanjye buriya niko byangendekeye, impamvu mba nashaka kongera kubigaruramo ibyanjye nihuye. Wa mugani igitekerezo cya GCI ariko bifitanye isano. Bifitanye isano nawe guhabwa serivisi mbi ku gushinga GCI. Yabivuze kubera ko aba yabivuganye n'abari akabona ntibabyitayeho. Buriya akenshi feedback ziri negative tuzana ku mbuga, tuzizana twamaze kuganira n'abaduhaye serivisi mbi, ariko tukabona ntibabyumva. Umva nta nubwo necessary uri kuvuga wenda ngo urimo kwa karifandi, ahubwo burimo gushaka kugira ngo urebe uyu muntu azi ko yankoshereje, uyu muntu azi ko yambabaje, uyu muntu azi ko yampombeje. Erega abantu baba barimo kuvuga ngo nitubishyira hanze ngo turahombya, ngo nyiri hoteli. Ngewe tayari mba ndi mu bihombo kuko nakoze investment, nashoye ayanjye kubera ko hari icyo naringamije kubona. A good service, a good treatment, kwitabwaho neza, umva guteteshwa nkarya neza, abona tumiye bakaza bakishima, bikabagumamo bati ubukwe bwacu iriya pate kiriya kirori cyagenze neza.
iyo bitageze gutyo mba ndi mu bihombo. So nukuvuga rero ngo umuntu utazirikana ko jewe nashoye mba ndimo guhomba, ahubwo akumva ko uriya ari urimo guhomba, aho ngaho barimo kwibeshya. Rero iyo tubishyize hanze bitandukanye no kuba twabwira icyambere manege ngo yaramuburutse, yampaye reka biriya bintu yaramuburutse bavugana, yamuburutse mbere bakihari, kubera ko yari arimo gukomeza amuvugisha amusaba amubwira ibitameze neza, birangira amuburutse. Tubizana rero buriya ku mbuga not as malice, not as kuregana, ahubwo tuba tuzi neza ko one hari abandi bameze nkabo nabo bumvireho. Yego. Icya kabiri, uri utumvishije turimo kubivugana nge nawe nkabona nta gaciro yabihaye, nta cyanyizeza ko ejo atazabikorera undi. Yego. Rero haba harimo ibintu bimeze nko kugira ngo waratinga abandi bantu babimenye ko hari ahantu hatari sawa. Niba bimenya uriya nakabona byagiye ku karubanda, biraza kumutera pressure, biraza kumushyiraho igitutu cyo jewe yumvaga atumva igihe nabivuga nawe nge twenyine turi babiri. So ntabwo ari uguhana, ahubwo burimo kugerageza kugira ngo urebe utakumvise imbona nkubone muri babiri ari buraze kubyumva abona biri ku mbuga. Niyo mpamvu rero tubisohora tukabivugira hariya hanze kugira ngo abandi bumvireho, abandi batinye uriya muntu niyikoze. Umuntu utaraza ngo anakore apology koko, ngo aze akore apology hariya, kandi buri apology irabirangiza byose. Yego. Abantu baba bagushakaho ibitunganye, ariko iyo uje ukabahambo ugaca bugufi ukabwira bati nimumbabarire, ibi ntibyakabaye, ntibyagakwiye, I apologize sincerely kuri aba bantu, umva I will make sure ko ubutaha I will give you best service ishoboka, abandi bantu muzakomeze mutugane, bino bintu byatubayeho ntabwo ari bisanzwe, ni ibintu byatugwirire. Uvugisha ukuri cyangwa unabeshyemo gakeya, icy'ingenzi ugamije ko abantu batumva ko utumva ibyo bakubwiye, hanyuma bazaze basange warikosoye. Ntabwo rero biriya bintu byawe sibi ngo mumwegere ngo umuntu aba yamwegereye ngo akamubwira, umva ibyo ngibyo rwose ibyo bitwara ahandi, abantu baba baratunaniye, tujya kubazana hariya baratunaniye. Ndashimira, urakoze cyane kuvuga ku bya Golden Service Initiative. Ndashimira abantu tubana kuri ziriya mbuga esheshatu ziriho abantu barenga 5,000. Nawe ndakuzi na bagenzi bawe muzibaho. Mureke tujye mu mujyo wo kuzajya tuvuga ibyabaye bidahwitse, kuko niwo muti wonyine uzatuma abantu batinya gutanga serivisi mbi, kubera ko bazi ko nibayitanga ari mbi bari bushyirwe hanze, hanyuma abantu babamenya ntibabagane. Uwo niwo muti wonyine dufite, niwo dusigaje. Kandi na perezida umukuru w'iki gihugu yarabivuze, atabahabwa serivisi mbi nimuyange, nimwe mutuma idacika. Kuko iyo umuntu utanze ibyo aguhaye ntabwo uba umutinyishije kuzongera kubiguha next time. Yego. Uko nguko jewe niko mbyumva. Ntabwo uba umuhaye impamvu ituma atraining abakozi ibi, ntabwo umuhaye impamvu ituma abyitaho cyane customer care akayizamura. Kuko no kuvuga ngo yaguha ibibi, yaguha biriya bimeze nko kuri ariya masahane, yaguha amandazi kuri breakfast wishyuye $35, uzagaruka. Kitamweretse rero ko warakaye, ni nk'umwana udahannye, azareka ate, umwana azareka ate gukora ibidahwitse niba utamuhana. Rero ni umunyafu, abantu baba bamukubise, hanyuma n'undi akaboneraho ko mu Rwanda dusigaye dufata iminyafu tugatsibura barimo kuduha serivisi mbi. Abantu babitinye bazabicika. Yego. Reka tugushimire cyane, urakoze ku mwanya muduhaye. Urakoze cyane Clary. Yego. Reka ngusura akantu wamurambwa ati ntazabivuge, ntago ari Isimbi. Nundi witwa ngo nari Peel, ahubwo afollowinga Isimbi. Dore chance yigo. Ariko arakoze cyane Ignatius. Genda najyaga nsoma ngo ni mbisomye, ariko nabyo ngo nibyo nabyo nibyo kuno nasomaga kundi biragoye. Ignatius ngayo nguko rero ubwo rwose abantu bagerageze ba, ariko kira giporezo nuko wenda dushobora kutukira nabi ni sombe bana tari sombe.
oya nibyo ibi navuze ndabikunze ko hari igihe ahantu haba hakenewe akanyafu kugira ngo na serivisi yongere itangwe si uko bazabuza abantu kujyayo ahubwo n'ibikosa n'abantu bagasubirayo bazaba bikoze ikindi ngiye mba numva bibaye byiza mbere yuko umuntu ajya gukorera ahantu ikintu nk'iki ngiki kiri big yakajya abanza agasura ahantu akareba se koko ibyo ngiye gusangayo nzasanga bimeze neza 100% nk'uko byari bimeze. Mu magambo make anashimiye cyane abagize uruhare mu gutanga aya makuru cyane cyane ubwo ibi byamamare kuko n'ubukwe bw'aba celebrity barimo ba Naomie twagiye tubagarukaho urumva ko ntabwo bishimiye ibyo babonye cyangwa se bishimira serivisi bahawe bakanababazwa cyane n'uwateguye ubukwe akabujyana hariya ahantu abantu bafitiye icyizere ahantu abantu bashakuje kubera uburyo imyubakire yaho idasanzwe kubera uburyo hazanye isura nshya mu Rwanda ahantu abantu bakunze kubera ubudasa bwaho ntabwo rero ibyo byaba binejeje ari ahantu abantu bagakwiye kuba baratuye umunota ahubwo mukaba mutangiye kwica ibigwi byaho cyangwa se amateka ahazaza haho reka tuhagire hazima kandi gukosora nk'uko tubyumvise uyu muvandimwe umaze kutuganiza ni byiza nawe fata umwanya ugaragaze uruhande rwawe unavuga icyatumye serivisi itagenda neza hanyuma n'abantu barushaho kugirira icyizere kuko ejo cyangwa ejo bundi waba utangiye kugenda ubikuraho naho rero twahinira iby'iyi nkuru ngira ngo tunayikomojeho kandi nawe mu buryo ntekereza ko ari buzima n'ahandi hari abagomba gutanga serivisi ariko bakaba batazitanga uko bikwiye bagerageze gukosora kuko nk'uko umukuru w'igihugu abidusaba iyo ukoze ibyiza bya bindi byiza bituma abantu bakugirira icyizere. Ntekereza ko ari ibyo reka dufate amasegonda make